ntago nafata inshingano arwanirira ubwo nkaburwanirira ntabwo nasembuka ati yero ngo banyita Bounsa Imana byararombye uzitimba byagenze bagize gutyo ngo timba byagenze ute shero yumvishe amabwira bakatira umuntu tata y'ibyango uramuzi ndamuzi mupfaniki twakundanyeho bro twakundanyeho ariko byararombye My people out there, the puzzle designer, the young presenter in the country, ndi kumwe n'ibisaza ngaba mwita Bounsa yimana, Timba Valane, James. Iyi ni Power TV show. Udugire neza wakanda subscribe kwanza. And then tukaguhereza natwe ibyiza byo tugomba kuguhereza ibyiza gusa. Yo man, bimeze bitabaho. Bimeze bitu musa bimeze neza kabisa. Urebye ntari bikuri agasozi turashima Imana. Nta kitadukore nta kitwashinja kabisa. Bounsa yimana. Wagwa tu. Meze bite? Meze clear tu. Meze Fresh. Bashim Allah. Ko itonda zimuze. Nitonda se. Nitonda. Agakitonda. Nitonda. Ushobora kutitonda koronika kwitondesha ukavuga ati tonde. Shyira agapira hasi. Umva nshira agapira. Ni fresh kabisa nyine ni kwakunda abantu benshi bavuga ngo barana rakabya ni iki nakabya se. Nakabya. Shanda kabya kabisa. Abantu benshi babinzeho ariko ni ingeso tu. Nyine kuvuga ugira akaboko gutya. Nanjye bura niyo rogo. Niyo rogo bro. Bimeze fresh man. Bimeze fresh. Nakaboko biri kujyana. Biri kujyana. Sorry jambo nakaboko. Ijambo nakaboko tu. Bimeze neza nari. Inshallah. Umutima ni waradu. Nise ko mwitonze man. Nakabya umwaka n'ameza ngahe mwabugiye kurangira. Nibera muri lockdown. None ndavuga iki? Wancokoje niba ukeneye ko nkuganiriza. Gusa nanjye ntacyo narenzeho ariko mise nibera ikiragi. Umva hano. Umbazi. Umutima. Ngo uba? Umba ku mutima umba hano. Amuriri. Paso. Wowe nyine post za. Ko corona yatejemo. Ubu musigaye mugasomera hera ko byakomeye. Tugasomera se. Tazibwira ngo tubone twambuka imibi z'uburere. Gasomera mu icupa tu. Ni mu icupa nari nuzi twagasomera he. Ntabwo wakwinjira mu nzu ngo uzaguhereza inzoga. Mundo wowe ufata icupa ukarishira ku munwa. Ese burarirwa ifunze. Burarirwa ifunze. Burarirwa ifunze. Burarirwa se. Ntabwo byakunda. Burarirwa ifunze umva ko yafungiye na skoro. Twajya tujya no mu nzovu. Mu 7 baze ko zivana hakurya zikinjira. Twajya tujya no mu nzovu. Export na import. Ibyo kintu sinzi nema bivuze nabi. Ibituruka hanze n'iby'imbere mu gihugu. Yarike. Internal na external bro. Internal na external. Kwavugamo. Mbese internal ziparitse mwango external. Kwango external. Ibituruka hanze na import. Birimo imbere. Bituruka mu imbere. Ibituruka hanze sibyo. Kubera ko nawe igihugu cyo kihagije ubwacyo. Nkuko nawe utihagije ubwawe. Kugira nawe ubu uhagazanga wadukeneye. Kandi nawe twaba natwe tutagufite. Nawe sibyo. Ni magirirane. Ni manguhe. Nyine urukumva. Ni mabwira ute? Ni manguhe. Ogansiri. Agatwenga kabara rega yakatu. Daseka agatwenga. Agatwenge se. Agatwenge ariko nicyo abantu benshi burya ngo bajya banankundira.
ngo nicyo abantu benshi bankundira bro. Niyo mpamvu usanga nkunda kuba ndi kwisekera. Single boy. Wongeyeho ubona ngo single boy. Ko ni ibintu binana ngewe. No mu rugo rwe babibaga n'amazina banyise. Bitewe n'uruherekane nyine. Ngo ni wo mu Bounsa utarije. Yamaye. Abaze bujyane iki kwari mu mutwe. Genza nzate amaboko burya mva ngo uyu ni mushuti wanyu. Mubaze ngo nge ntago zigira umuntu ndi gwatana artere. Iri cross hano camp. Nango nakaje. Bafite ibyuma by'amoko yose. Nibyo nzabyigana nabyo. Burya nge mbyigana ikiri kirimo beto. Genda cyambere n'iki. Hari kasese, hari redi warage, hari kasro, hari millennium. Ibyuma by'amoko menshi. Nacyo kiri cyane mu Rwanda kita gorilla made in Rwanda. Gorilla. Made in Rwanda iki wacu gorilla. Yeah. Urumva ko twe dufite n'iby'amoko menshi. Mva ngere buryo mu magazi. Di proud na Bounsa w'Imana koko akamwe inzoga man. Yego. None zadambye. Uze baze ko Uwiteka bandi umwana w'Imana imfura ari uwo Yesu. Yaravuze ati ngewe mfite icyaka. Babivuza se. Murage sinzi umurongo gita gutya ko ngiye muri filime nayiboneye. Ni muri Matayo. Ni muri Matayo umwanyu. Ariko nanjye ikiyaga nicyo mfite. Kandi hose niyo gifite ari umwana w'Imana ngene umwana w'umuntu. Nabuzwe n'igihe kigira. Nanywa se agombaza ngo njyanko. Niba koko umwana w'Imana yaragize inyota ba mu butayu nkatwe tuba ugasozi nkaka ngaka. Twe niyande yarukukumba shingwe no. Nawe muririmbye inziti. Ewe sha. Ya baririmbye nabo bagira inyota bro. Wasanga yarimba pupete. Cha baririmbye natwe tugira inyota man. Bakwiye kujya kunywa nk'aka juice juice amazi twasanze arayo kuhira imyaka. None se gutyaza imihoro. Akone ziranzuga mani munywa ziranirikide ziratera. Iri nazo ni ibisukika. Ni ubona ari solide kuryo. Muri bari kumikora hari. Kintu cyose amazi n'ikinyobwa yari cyose byose biba bitemba. Ntago bitani. Suku iki cyaka amazi akumara icyaka. Inzoga zakumara icyaka. Aho biba bitani ni volte. Urumva? Ako tuvuza ngo mugirye umutsima buri gihe. Abaye nk'impamvu ituma umara ukwezi udasomye ku gacupa. Wakuma ayibo. Oya ishobora kubina ariyo. Ayibo. Ishobora kubina ariyo. Ko nayishimiye. Urumva ntago byaba biduturutseho. Ako niyo mpamvu Imana izayiturinde. Mva mwereze nakandi kagamubwire. Mumbarize ngo uzivuye kangahe. Sha inshuro mvuye ku nzoga se 32 gutya biri kurengaho 32 mvuga ko nazivuyeho. Uzivuye se byagenze bite? We no hari igihe uzinywa ntago ari kuva ngo nzivaho. Yazicayeho nzicayeho nzivuye nkagenda. Ngomba nzivuyeho urumva ngo 32 ni gake. Urumva niba yenda kuva uri mwari mukera girl urumva pazo ari umuntu ari kumwe mu kanya ngo bahamagaraga izina filime igahita yinjira muri class. Umva umusore kamwitaga muri yitwa Olivier. Olivier yewe ngubu twaraburanye ariko n'umuntu kempo nyine niduhuza. Unasigaye yitwa M4 Hongu umurape n'umuhanzi. Kongiye mva. Ni mbaza ngo nakoze iki? Like and share. Subscribe. Ariko mva. Niragira naho ni state ni hari. Gambia Olivier. Cyakira filmbo. Kwari duri. Oya hari umuntu wari kumbwira none ngo nta nubwo ngo yavugaga ngo iby'inkoni yavuga Olivier. Inkoni kinji. Nundi. Nyirugwabwa igihano yabaga yageze imbere. Imbere pipitre. Olivier asohotse ageze mu shyamba ryo kwari duri. Bazi ngo yagenze. Fimbo. Reba uryo Olivier resha. Nako amuzanira umukongozo. Yango nirukora kwibati. Maze ko twigarambye mu mashenge twavuga ati umuntu napfi. Gatumusengera bimuzima. Ako Olivier. Bacyamba mu mutwe buri wese n'akantu kamuranga. Iki kirango cyawe.
Olivier ndabona wakubize fimbo ukiri umunyeshuri utajya wibagira jya mwarimu nk'ubize ari twaturi muri nuza arya bwabuzamene bwa mbere ibizamini bikomeye cyane byita ngo iki konkuru yana muri secondaire yaretse konkuru rege muri si urumva kwa ngo ni bwa portico religious region urumva tuno turizi nyine twumana tomaki oroheje nani magaze gutya twazamaze kumwe wibwadro urumva niyagara gutya ubwo ndakubiwe isi yose irakubiwe n'umukobwa akeneye gusutama uvuze igikoma uransetsa umva none magaze gutya geology uramuzi ndamuzi amini muri ku bantu twiganye level sinatu ntungu tukubanze ku bantu twiganye barazi izina nge gahungu ikinaba ku urubavu nk'urwanjye nyine ko nabanyuraho tatari kumututurutsa hano hepfo muri no shamba ryo kwa Midimari abaraje ngo manyo bona James munatoka shamba kumbe Manuel bafite uburyo yivuga tu Manuel ni manyo James kumva nyine ubyumvishe neza yavuze mu kinyarwanda ako James kumva ko ari nka kanu n'undi rurimi rwowe ni kinyarwanda urumva no abaye tugiye gutyo ngo James ngo na manyo munatoka shamba taramwe hara none ikintu yaniryoje niko twamunini maze kumubuyi bwadra ansanga magaza hano sadaka nyine wari nuzaje directrice yankubise bogisi n'ubu ngubu ngewe namusabira urupfu ku mana geology numva ariko nge ciao yararagiye no muri se bundi bamugane ko akantu uvuze k'igikoma amagambo y'abandi ntago neganya kubukora nge natamubye ko nateganya kumubabarira nanamuriye nkatanira kumubona kansekeje ariko nunahishe shakaransekeje nunahishe kubwira ko ntago mbisha ntago nge nasha ndi imbere ya cameraman urumva uri imbere ya kamera abase ukuri imbere ya icyo gihe nigaga mu wa mbere hano mu kigo urumva icyo gihe nakoze ibara bro nakoze ibara ritabaho icyo gihe English you made it mirror sha you made it mirror he made mirror nyine yakoze ibara tu mu cyongereza ni nyine made in aho yakoreye hano class urumva none yakoze ibara mu cyongereza medical genda baze nuza agenda twigisha ninda twigisha icyongereza made ibara umwarimu twigisha nuza bigango mene ngewe ntabwo namwibuka kandi igihe nkore urwibutso ni rumwe gusa sinzi n'ikigisha yanyigishije urwibutso ni rumwe no kwa nkubise amango box kick akibaza umuntu tumfata nka sense hano kepo agukubita umwana utari na sampranye utagira n'umweru ni bamwita geology ni nka poem ya zamani tubwire rata ku gikoma ukuntu byagenze bro ukuntu byagenze ntabwo ari mu kigo ni iraruguru nigaga ruguru iriya ku kiliziya saa yine zigeze urabizi nawe ntambara abaga ku gikoma cyangwa umugabo kigasiba undi icyo gihe nari mu bantu bayoboye mu ishuri icyo gihe ndavuga ati ngiye kukigira ntya kugifiningiza yazigwa kinkoga urumva yamara gukinkuka mukora n'ishati kamutoneka kubera guhaha cyane noneho paso icyo gihe nawe igikoma abanyeshuri bose binje basanga ndi ahantu nibannye abarimo baranterura baragenda baryamisha inyuma y'ishuri mu bucaca biba ngombwa ko nkuramo ishati batumaho amazi igikoni cyabaga ipfira mu kigo nkuramo ishati bari kumungiza batumaho amazi arimo igikukure pfiriya icyo gihe ishati yari gutoneka pe nahise nunama bageze umubiri abanyeshuri bancungiye bagawe kubera byatewe n'iki nicyo gihe ntakinyweye ndavuga ati nanjye ntakinyweye ndi kubuya naryamira urubavu rumwe nkumva ndababaye urundi nkumva wakwambara ishati ukababara nkababara byabaye ngombwa ko batumaho amazi apfira mu kigo
ku gikoni nyine ngo bashyushye amazi banyuze amazi ashyushye arimo igikoma ninde wakogeje ni abarimu ba metrese na ba metrese ewe Messi nakaye kantu kujya wibuka ko wakoze ho kibara ki nyega ukiga ari umwarimu ngene ugeze kugira ngo nyine abarimu abanyeshuri badushamo discipline nyinshi cyane twubaha tukari ko tuba twagiye education nyine byinshi cyane mu ruvangitirane harimo uburezi na discipline nyine binari muto ariko arige abarimu umuntu agusuzugura akirengiza ko atazi ko mukozwe mu mubiri umwe sugira bana mu nkambi wakora mu moteri wakora mu iki uri muri redatu muri dashi uri umuyobozi kumva ko abantu bose bajyayo batondesha kandi nimuca uri wambuga n'impesire ufite akazi kari izi ahubwo wewe wari ufite kubayo ubana n'abandi bantu ukora kugeza kuri ako kazi kagiye guteranya n'abo bantu byo urubabwira nawe mwarimu tuba tunabubatu kubera ko ari ikintu tuba turi kubatoragura kubera ko baba batwigisha akora ngo urenga aho kantu urenga nka geology naramwihoreye nyine uwo ngo niriya bana naho wakoze kuri iryo bara njye nakoze mukora sere nabo tukani ntabwo byari bimvuye ku mutima murakoma ntabwo twakomanye naramupushinze nyine kupita kuri table atambuka ati mvu nundi reka nitahire n'ubundi sinayi wanyu ako byarangiye gize ute numva ko nanjye nkuzi kosa ariko nawe ikintu nagize nyine nk'umuntu mukuru tu nk'umuntu w'umurezi nawe yarikosoye araza wambaye n'agategura mu ijosi niyo rogo zamuri bagare fresh niyo rogo umva mbaza ngo ngwiki baparani yagashizeho naravuti nanjye ngo mbe ngashyireho ngiye nana kunyangopezwa ngo ndakopeza nose ko nabihuye none nzajyana ngo uko tujyana twahurira ese sha twahurira ngo none se rero kuyambaye kabutura akaba yambaye Miami Chicago reba afite dread uburyo nanjye mba nabugoshwe nanjye nambaye Ohio yambaye Chicago ye nambaye Ohio baza ngo kano ikofi mbambi ino boro bivuze ngo iki ni umujyi nyine city Dayton Ohio ni yambaye ngiye state yitwa ngo Ohio kandi we yambaye Chicago kandi nambaye Petro kandi kuvuga ngo nginuza nyine ni logo yiwe nyine nimuranga nanjye mfite akanda iki cyambere bagezweho aba football dufite abantu bamenye ko muri n'aba sportif uyu sportif da football no tuvuga tirika niberikirage ubu mushaka kumbaza kuki kumikimire ya Varane nyine kuri football nyine twatugizeho gumana n'Imana yawe unayivange n'inzoga nawe uzagumana yawe yo gusinda oya nawe ngenzi nawe nako ari guyanje nako ari guyanje nyine guya usanga ari uri uko nsanga nge guyanje every ku protecting buri wese ikiremwa muntu wanamurinda tu ahubwo rero kumwanywa inzoga muri botoyi nsundi harya leta hanga mu Rwanda ryabanywa iki leta hano mu Rwanda ryabanywa niba ari na leta niba ari n'inganda zikora inzoga utarenga imyaka 18 arazinywa watangiye kuzinywa ufite 18 utangiye iki kibazo wabunangoye kugenda umuntu nzi wazitangiye ko nta muntu wazinjyanyemo mbona naye sindi umuntu uri hayi cyane nyene unomva ku buryo ntabwo ngo ndazinywa cyane nawe kandi turanaziranye nawe ubwawe nawe ufite ukunzi kujye sinzimo cyane bose ni abantu bose bibere bayaka mwana bambaso buriya nawe ukumbaza yaka buriya uyu musore ahora yifuza Imana ya yaka Imana ya yaka ubwo wayifuza wewe yego waburenze yaka kugusara cyane ariko ibaze yaka noze niba reba nka ni umusitari nyine wana kempo tu
kempo nyine nuko tumufata nyine n'umuturanyi narimo tugomba kumusuzugura tumukumwoba kubera ko ari umuntu wacu ni n'umusitari murongo uvuga Ren icyamamare ni icyamamare nk'uko nozitimba zari ku isi ntabwo azi mu gitondo ngo buracyamize bite nawe ni icyamamare nawe uri icyamamare niyo ngeso yanjye muri ngewe Bounsa y'Imana hari indi Bounsa y'Imana uzi kuko ari we kubimbye inyuma abandi barabimbye cyane yewe barabihaza n'umuntu utanze ko ageze akica amanda akangurira urumva ngo areba uri kwifuza Imana yakareba yakari umuntu akaba ufite contrat nziza nyine ntabwo akaba wifuza Imana ndukuguhana musinzi we buriya ni kwandi ukuntu uvuga ngo Imana igukoreyemo nuko Imana jingira kubyara urumva sibwo yakongera mu kibuga nuwo bari kumwe no hari umuntu mukina na fresh ari kurengera nyine bivuga ngo umuntu ujye ukora amabara cyane agakabya si waya bakora amabara nkamukunda bro nyine njye gucanga hano avuga ati ndi mu kibuga nawe akirimo ndumva ngiye mfite amahoro iteka isa n'isaha igitego ntitwakibona ni abantu babiri kandi wasanga agiye kunkuramo abantu babiri wowe umaze iminsi mu mvune njari basi none banakubaza ingengo uyu musore ahorana imvune ariko nta muntu ujimuvuna cyo bita stupid injury stupid ngambwira abo bantu babiri njye nawe ati none batatu ndebutse ni batatu harimo umusore bita Rodrigue niyo mugabo Rodrigue akina kabiri utera harya kangahe njye nkina muri Axe banahengeka nabwo ko ngiye no ku mpande ko n'amaguru yombi ndayakoresha ntago bikaze ariko hano n'undi musore bita Bogan nkuru nziza Bogan nawe akina gatatu akaba n'umediateur bita Kadogo between Tishimeme Erling Haaland abo bantu ndi kumwe nabo mu kibuga mba numva kabisa ameze neza ngewe hari umuntu noneho ugeze mu kibuga kavuga uti birazambye pe bagushara muri timu arimo aho uti birazambye pe birazambye hari umusore bita Maka Verratti umusore muri plan ubusanzwe akora muri plan ariko n'agapira aragakina muri kipe muri kuvuga uti mba nuvuga ati saa n'isaha igitego turakirya mubwira ngo turakirya mubwira ngo umuntu ufite agahigo none akemba nakange kubwira hano mubwire tukina na football nta muntu ufite agahigo nk'akange kuko ngende wa muntu ufite ubushobozi kuba nagucenga urumva ukabirinduka maze iminota kendi sinzi igitego uri kuzamuka ari mu kaburi urabona ikibuga cy'inkambi aho kiri ari mu rwere mukubita icenga ukibona mu kaburi urahaza hano bashingura nyine ukavuga ikibuga ukazina igitego kimaze nk'iminota 15 kinjiye wowe mubaza nge mukubita icenga mukunyereza ku rubobi kagusanga ku misarabe pfiri none nta mufutubarere wese uwo tukoranye ikiganiro agenda atavuze kuri Sandra kubera iki Sandra wowe bamuvuga he bamuvugaho nk'ibiki buriya Sandra ni captain wapi captain ni Isa Sandra wowe mufata Sandra ngewe bro ngewe Sandra no mu bantu nana perfera kuba baba bari mu kibuga nkumva kiratekana tamuvuze se muri bandi batatu no nta wambajije bake kandi uriye urabona ko asa n'uri kugenda ni iki ni umurejandere unakomeye ko njye burane no mu bantu nanakunda cyane kuko no mu bantu banambonye arambwira ati ujye uza icyo gihe nakoranaga n'ikipe ikorera mu rwere bakorera ikageyo ahitanga ikinyine iyo kipe bahitaga The Shooter dukorera mu rwere arambwira ati vayo bana nturi ku rwego rwabo uzi ukorane na bakuru bawe aricyo uzagenda wunguka
ari mu bantu mbese navuga ngo baramfashije kugira ngo ugerayo wibera igisinzi pe. no kuba ndi umusinzi ariko mfite n'impano bro y'umupira. Bora se nibyo bintu kumva bizahura me. Ubwo nzahitamo kimwe. Baguhitishijemo buno. Bamitishije mu kimwe. Bakavuga uti ugiye kuva ku mupira cyangwa ku nzoga. Aho nda ntago navu umupira nawureka. Oya Ubonye akazi. Ubonye akazi. Nyine tuvuga akazi kumva baba baguhemba. Vute uguri kore kano kazi kacu. Isabukure va ku nzoga. Ko baba bananije. Ibyo ni kwa kundi ujya kwaka ahantu akazi ngo tuzagusubiza. Kazategereza. Karahari wowe tugigureza akazi uve ku nzoga. Nese baba bari kumpemba iki? Yazivaho utekana ataziri. Nagazicayo. Ntabwo zihagaze. Ariko ariko Pazo ya kumwamisha mwari umusinzi. Kandi timba nawe mu bantu. Nese timba ari kubihakana. Uri kubihakana. Kabihakana se. Uri umusinzi. Kandi kuvuga yava kuri football agakomeza iki? Ukabona ko nta hantu izamugeza. Football nta hantu izangiza bro. Twagiye ku kazi. Ndacyari muto Twagiye ku kazi. Akazi. Bakavuga ati nukumbwira ngo sinzaza mu kazi nazinyweye cyane kumbwira ati ziveho. Nyine wowe akazi kacu bisa kujya ugakora mu bisanzwe na weekend. Ntabwo inzoga. Nazireka. Kurera akazi. Nazireka. Ugaheza ukamara amezi 6 ukora nayo. Pepe nkagira ntya ashyiraho sanitizer inzoga nkazikaraba. Badusabona baduhaye hano batwita guki. Geisha lotion. Koko nuza koko barana bivuze ngo aracyari mutoya ugaseka. Ngo? Bivuze ngo aracyari mutoya ugaseka. Aseka se. Ndasetse. Muze ko buri wese nani mpamvu namujaji nchoko nagweze kuri kwanjye. Kandi nta n'ukuri kuruta kwa nyirako. Akiragiye tuganira kireganiro twagiranye bwa mbere. Ngo ntabwo asobanurira abantu neza Bounsa y'Imana ngo babyumve fresh. Kuri kibita Bounsa y'Imana. Niyo mpamvu nyine migira gutyo urabona. Samusonera. No kwihara. Nihago. Nanjye mvuge abantu niharase. Utihara. Samusoni nyine urabona. Ariko n'ubundi wakwiheba wakwihara bro. Nuko kunshira mu gatego kwiyebaza. Simbiteganye. Urabona Samusoni nyine ari mu bantu ubona Dawidi barwaniraga Uwiteka barindaga ubwoko bwe. Uwiteka nyine. Njye nawe nsanga mwarabaye bisambo. Isi yose nyine. Yundi ngewe amazina yanjye ubundi banyita Uwizeyimana Emmanuel. Imana kumunaka. Kandi umuntu Uwizeyimana nyine umuntu wizera tu. Ako musi wamwiraga ko umusore. Basomye kugaki. Gisukika. Kirili kid. Kid. Kimfite agasembura ariko. Agasembura. Kirimo umusemburo. Ntabwo sinzi no busobanura agasembure kabamo ibanga. Mbajya iki ngiye kubwira icyumve njye nanyweye amazi. Sunete. Ariko nyine ngiye mu mpamvu navuze gutyo nyine byandeye ku mazina yanjye tu. Ati se ndikubona ubwoko bw'Uwiteka bari kuterana. Bwana ngende umuntu ukunda Imana cyane. Kuna no gusenga. Yavuga ati ni mpamvu nagira. Uwiteka ko umwana wayo. Umwana wayo. Ntago nafata inshingano. Arwanirira ubwo. Nkaburwanirira. Ntabwo nase mbwa ati nge yero ngo banyita Bounsa. Imana. Cyangwa waburi Australia, Asia and European America. Nangwa muri Africa ndani. Muzazana igihembe mujyana nabo. Ni utumvisha hano imbere ya kamera. Uzumbazi bwo busobanura nzaguheza neza. Nari mpamvu anabyumva kandi tuticaranye turi no gukumva kandi. Ataguza akantu ntago yabyumva. Sako ngangayinije mwitonze pe. Ntago ari ukwitonda bura turi gutekereza ku bindi turubuza gucishamo nabyo. Abari utuntu tudukeregeshwe. Ugakeregeshwe none ko nshaka. Kantu kakeregeshwe.
buriya ni ibanga mutari muzi abasinzi dufite. sabyemeye kuri kumva sabyemeye ni umusinzi w'igiti cye yesi umusinzi ushobora kubona ananje umuntu uri kumwe na musinzi Ya, Munusi. Nawe na Yesu na Petero yavuze ko atari mu ntumwa za Yesu. Kandi si yose ziko harimo. oya ndi busy nandi kuvugana na cya kigambo cyitwa ngo beshi kako umva simbujije abandi bakobwa nyine kuba bansanga nta mfite nandi mu mujama ngo single boy nyine singo nyine nese na nyine nuko na nyine ndi kuryoshya abana kuba twaganira nge no timba nta mukobwa simfunze n'amayira y'abakobwa bazanansanga ngo be atimbura muri namumenya se timba yambira ngo byarajaguye byararombye. uzitimba byagenze ngo bagize gutya ngo timba uzi byagenze ute shero yumvishe amabwire bakatira umuntu aravuga ati ubona aya ni akanyundo Sora utazi gutera urugi. utazi no gutera irangi ku gitanda nangwa verine ku meza ndakuretse sikuba kubyiye Yarankarabye. barabukarabye pe ariko mani nani mpamvu mani umuntu baramukarabye Na sanitizer na sanitizer. turadushishwa nka karakajipo buryo kangana gitimba gitimba bagaye mu mani ese wona nta mukunzi ufite njye mukunzi single boy niryo zina shoro ritwarire gusa none se izahora uri kuri single boy ntabwo uzigera ubwihinde harihoraho ntawe ushaka mbese mukobwa sikukumva ko njye namushaka zanshake naza ndi muri babandi batirarira babangu umukobwa singitimba se gutimba niwe tuba dukunda kuganira we yarambwiye ngo unabona n'umugore uri kumukwaza nanjye ntabwo ndubwunge mu rya timba njye sinzakwa n'umugore ahubwo njyewe nanjye sinzirirwa mwirukanka undi kumushaka w'urushuti nanjye azaza munshakiyeho kubera ko magirirane nyine tuba dukiniranye ako timba wambariza manusi ikibazo Manusi? Manusi uriya gira kantu mumbariza ni inshuti yanjye ariko ajya ncanga. Manusi ndamuguhaye ni inshuti yanjye, ni inshuti yanjye ariko arancanga. Manusi Emmanuel Ranzini Boyata ya check bombe ya nese nge ari ikibazo kimwe nshaka kwibariza. Yagenda numva hana makuru hehe na hehe ngo wavuye ku nzoga. nawe yakunze Nibyo koko cyane ibihuha. ya buri wese afite amahitamo yiwe sibyo Ayawe yabaye yahe. ushobora kuba wazivaho na time n'utwe n'urugenda nyine na kurujyana nabo ukazisubiraho kuzivaho ntabwo ari nuze ntabwo itsina rogo yanjye nanjye ubwanjye hari igihe kizagera nkagira ko sibyo ko zitananwa njye sindi umusinzi nuko bavuze ngo uri umusinzi yewe ntabwo ndi umusinzi njyewe n'ubu ngubu nanize amacaka njye ndi umusinzi kuko ndazinywa. Ya Boyata ndakukubita ikindi kibazo siyo oya none akiri ukomeretse wisore ntare nunankomeretse najya kwipfukisha nshaka kumenya se izi drip uhagaze zihagaze agaciro k'amafaranga ngahe akavagari k'amanyarwanda uburyo biba binameze rero ni drip ni Ohio n'akagi ka Dayton nabona pentro mba nambaye gutyo ntabwo biba binahaye cyane ngewe mpamvu ngewe njya mu bintu byo kubona akarikira mu mafaranga ngewe byanamvuna n'ubwonko ngiye ubwo wewe bizaguheza solution ujya unareba tunavuga ati uburyo mpagaze maso nyihere wabereza 2 by'amanyarwanda wabeza 100 ngahe ngiye byaramvune ntabwo navuga ngo nayo none nawe ugikumbariza varane utubazo 2 varane yo
Nukwera ikibazo nyakaririji. Agaki. Akaririji. Akaririji Nakerekene. Akaririji nagaki. Akaririji nagaki. Numutsi. N'uyu mutsi uri hano. Uyuse? Shaho biterwa n'izuba kandi. Hano turi izuba ntabwo uri kuhagera. N'urugendo umuntu aba yakoze. Ya. Twazanye n'abanyamakuru ba TV. Twaje dukora urugendo rurerure cyane cyane no ku zuba ni gasanga nyine akantu kahagurutse tu. Mubaza ikindi cya kabiri. Ngese nyampusha. Kandi ikintu nkunda n'umudomo wanjye. Tata w'ibyanga uramuzi? Ndamuzi. Mupfaniki. Mupfaniki? Twakundanyeho bro. Twakundanyeho ariko byararombye. Byararombye. Ndirimbe karimbo. Karirimbo birarombye we birarombye birakanyago. Umva. Yo man. Uzakwita. Zamukubitiza. Yo man twari kumwe na Bounsa Yimana na Timba Valani nkundinzoga designer the young presenter. Kora subscribe kuri Power TV show. Tumundi tuguhe show.